ndabaramukije cyane aho muri hose ku isi, mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi rero nagira ngo dutangize akaririmbo ka Rugamba Sipiriyane, aba ariko duheraho. Noneho rero tubone gukora ikiganiro, tubone kuganira uko bisanzwe. Ako karirimbo rero ndagakunda cyane, ahasigaye mukumve kabaryohere, ndajya mufasha. Kera nkiri muto menya nari nzi kuririmba, ariko bigenda uko umuntu asaza ahari bigenda ijwi rigenda rihindagurika bitewe n'ibintu umuntu agenda anyuramo ahari, ariko ndagerageza numve ko nabasha kuririmba nk'aba bakobwa bo kwa baririmbiraga Rugamba Sipiriyane muri korali. Sawa, muryoherwe ubwo naho mu kanya mu kiganiro. Kateze twumva akaririmbo. Nzasesa igitero u Rwanda ruganze, umusore mwiza, umusore w'intagorwa, nuvuga uko ari hose, abavuze n'ijambo akezera bamwumva ntajya narambirana, akubita akabuza ntabangira aramasha, umusore uvuga umurimo niwe utsimbura umuruho, ntararikira ibyunda ukanyurwa n'ibyana nkabyongoreza agafata amasumba akuraga hejuru. Umusore uratwaza gutura inyumba yiteze ivundi, yaba umuhinzi yaba umukozi wo mu biro cyangwa se umucuruzi, cyangwa ngo avuge ikije kamukwiye, ibyo avuga byose aba bifite imvano k'uwo shima. Tube turekeye aho, ubwo ushaka kumva arakomeza. Indirimbo mwayumvishe yitwa Umusore Ukwiye, kuri YouTube murayisangaho, mwandike Rugamba Sipiriyane, hanyuma mwandike Umusore Ukwiye, indirimbo irahita izamo, muyumve muyirangize. Ako kari agace gatoya. Mukomere cyane, nitwa Sylvie Mukankiko. Nk'uko bisanzwe ndasuhuza abambonye bwa mbere, mbashyira imbere ya Nyagasani babwira nti mukomere cyane, murisanga kwa Mukankiko w'Umutabazi. Noneho abo dusanganywe namwe yambiye mukomere cyane. N'abafite ntacyo nabasha kwigezaho rwose, uretse ko hari igihe umuntu yiyemera akavuga ngo ndakomeye, ngo mfite imbaraga, ngo mfite ngo rwose ngo ni umuhatari, ariko burya nta bandi bantu bahari, hari bitabasha kwigezaho. Niyo mpamvu n'Imana yashyize abantu benshi ku isi, ikavuga ati mubyare mwororoke kugira ngo abantu babashe kubana muri iyi si, bafatikanye, bagirane inama, bungurane ibitekerezo, batabarane, ufite ikibazo abandi bamutabare, gutyo mbese. Noneho rero turebe ukuntu isi yacu twayitunganya, kuko ntabwo babyoroshye, ntibabyoroshye. Iyo umuntu ari wenyine ashobora kugira depression, umva isi nta n'ikintu kirimo imaze, ukumva abantu kumeze n'ibintu bikabije cyane. Biragaragara nko muri iki gihe cya corona, ukuntu wicara mu nzu ibintu byose birafunze, amabutike arafunze, abantu bakorera siporo harafunze, hafunguye ahantu gusa hari ibyo kurya, cyane cyane hano mu Burayi, amasuperimarishe n'ibintu byo kurya, amakiyosike yo kurya, kandi nabwo nta kwicarayo, ni ukugenda ukagura ugataha, cyangwa se ugatumiza bakabikuzanira mu rugo. Ahantu hose hari ibintu sosiyale harafunze. Umuntu ahita abyumva rero, wumva hari ikintu ubuze, wumva hari ikintu ubuze muri wowe,
imbere hari igihe waburaga icyo ukora ukaryama mu nzu ukicara mu nzu ko gutereka njye gutembera wenda njye muri siporo wenda kugira ngo ubunebwe bushire cyangwa se njye mu biblioteke njye kuba nihuzenza ibintu nk'ibyo kwa no gusura abantu ubu rero nabyo ni ukwigengesera ntabwo byoroshye niyo mpamvu mvuga nti abantu nibagirirane abantu barakeneranye ku isi niyo mpamvu tutagomba gukomeza guterana guhutazanya ngo umuntu agenda ahutaza abandi abantu yikoreye ibintu baze bashaka kumuhutaza bashaka kumugenda bashaka kumugira gute na gute rero ni ibintu tugomba kwirinda cyane kubera ko iyi si ni iya twese tugomba kuyibamo kujyanye kose nta muntu n'umwe ufite uburenganzira burusha uwundi bwo kuba mwisi kubera ko umuntu ayizamo wenyine nta muntu uza hari undi wabikomanze nta muntu n'umwe uza ku isi kuri pari komande wenda ababyeyi b'umuntu bashobora kubitegura bakavuga bati bagapanga ati tuzabyara umwana uyu n'uyu n'uyu bonyine we niwe wagombye kugira uburenganzira bwo kugira icyo wakora ku muntu naho undi muntu mwahuriye ahantu ukahurira i Burayi cyangwa se ahantu muri Afurika mugahurira mu muhanda ntabwo yigeze akomanda kugira ngo uze mu isi akuzane niyo mpamvu rero atagomba no kuzana ibintu birebire cyane cyangwa se ngo niba yumve ko niba atangiye azanye ibintu birebire cyane ngo yumva akomeye ngo yumve ko wowe agomba kukugendaho ngo wowe umwihorere no ntabwo mbyemera ko abantu bagendera ku bandi noneho ngo abandi bikarume ngo babareke no njye ntabwo ari uko mfata ibintu ntabwo ari uko mfata ibintu ubu rero uyu munsi reka tuganire kuri ubuzima bw'igihugu cyacu tuganire ku buzima bw'uburyo abantu FPR yagenje abantu cyane cyane mu mitwe busikolojikoma ni ikintu kigoye cyane ku burya ndahera ku kintu bivuga ati burya umuntu ashaka kugutegeka cyangwa se kukuyobora uko ashaka hari ibintu byinshi agukorera kugira ngo akubone abashe kukumanipira uko yifuza ikintu cya mbere akora ni ugutera ubwoba iyo umuntu yakubitsemo ubwoba burya aba yakurangije ikintu cyose yashaka yaje gukorera abantu rero babone batera ubwoba ni abantu nakwita abanyantege nkeya refebre mu gifaransa iyo umuntu afite intege nkeya ashaka kugira ngo abashe kuba mu isi nyine nta bwoba afite uko ashaka akora ku buryo ashaka abo bantu ashaka kugira ngo akange ababekemo ubwoba kandi rero nta n'imbaraga barusha akaza ati ntugomba gukora ibi hari umudamu wambwiye ngo umugabo we ngo ajyaga amubwira ngo ntagomba guteka ibiryo ngo ntagomba kuvuga ko ibiryo yatetse biryoshye ngo nta muntu guteka ibiryo ngo avuge ngo biraryoshye ngo aba ari ukwirata uwo muntu rero nawe uwo mugabo aba yamaze kugushyira hasi kugushyiramo kutagomba gukunda ibintu byawe gukunda ibiryo watetse kutikunda kwa ni ukuvuga ngo ni ugutegereza abandi bantu bakubwira ko biryoshye kandi hakaba igihe utegereje ntibanabivuga iyo utabivuze rero uhora uvuga uti uzi ko bya biryo natetse ntabwo byari biryoshye gutyo ubwo rero umva umuntu aba yakurangije yamaze kugushyira hanze ubundi umugabo akaza hari undi umudamu wambwiye ngo umugabo we ngo arababwira ariko hari wambaye ngo nk'abategetsi ngo ushaka kwishyira hejuru ngenda byo ngo ni complexe ngo yo gushaka kwishyira hejuru ngo ushaka ngo uhora wambaye amakote ngo ari byose ngo ushaka kwishyira hejuru iyo rero umuntu nawe aba afite complexe ku giti cye ashaka kugushyira hasi kugira ngo ugende uhorana complexe wambara ibintu we yifuza kwa ibyo ukunda ntubyambare ibintu rwose urebe akote ndagakunze reka nkagure wakageza mu rugo ariko ubwo ushaka kwishyira hejuru icyo gihe nabwo umuntu aba yaguteye ubwoba aba yakurangije ntabwo iyo uramutse uri umunyantege nkeya ubwo witegure ko azakugenda hejuru azagukoresha icyo ashaka ubwo rero tugiye mu Rwanda no kuri FPR nayo abantu FPR baraje bageze mu gihugu batangira kumvisha abanyarwanda
reka duhere ku bazungu. Abazungu baza kudukoloniza, abazungu baza kudukoloniza baza muri Afurika. Ikintu cya mbere bakoze ni ukutwumvisha ko religion zacu nta kigendanga n'amashitani. Rwose ngo nta kigenda, ngo utabatijwe mu mazi, kandi n'ubundi babatizwaga mu mazi. Wenda abantu ba kera yigeze abantu babatizwaga mu mandwa babaga bafite amazi, ariko babumvisha ko ayo mazi yabo y'imandwa nta kigenda, cyangwa se yindi ntabwo bakuraga ya kinyarwanda, ari ubupagani. Bazana yabo. Abapadiri ndabashuje cyane, ntimunyumve nabi ngomba kubivuga, ntimunyumve nabi rwose ko abazungu colonization yaziye no muri religion cyane. Baduhamnagura ubwonko, batwumvisha ko ibintu byacu ari ipagani. Amazina nayo basanga twitwa ba Mukanyiko Mutabazi. Batereka reka iyo ntago ari izina, ugizwe gusa ntago wagaya mu ijuru. Batirwa bakwitwa Mukanyiko Sylvie Mutabazi, ukabikiramo hagati cyangwa se ukabikuraho. Ntabwo byemewe. Baza nyine batwumvisha ukuntu turi babi, batwumvisha ukuntu birabura, tudasa neza, tudafite uruhu rwiza. Nibwo abagore batagiye kujya bitukuza kugira ngo duse n'abazungu. Batwumvisha ukuntu Afurika nta kigenda rwose, ari ubutaka bwacu nta kigenda, ko tugomba gushyira mu fumbire nyine ya kijyambere, ibintu byinshi cyane. Baraje batukoza ubwonko bien, batukoza ubwonko, batwumvisha ko iyo umuntu yize muri Afurika nta kiba kigenda, agomba kwiga i Burayi cyangwa muri Canada cyangwa muri Amerika, ko amashuri yacu muri Afurika nta kigenda. Amashuri asanzwe cyakora wenda baraje ubona nk'ingenge n'amashuri ya padiri yari meza cyane n'ababikira. Ibyo rwose ntabwo nubwo wakoze ni colonization positive, niko muri yabyita. Ubwo rero barangije bati rwose iyo umuntu atabatijwe mu mazi asanzwe aba apfana icyaha cy'inkomoko. Yatagiye mu mazi, bati umuntu utagiye mu misa buri iminsi ingana gutya na gutya ntahabwa amasakaramentu. Ariko se nibyo gusenga ni byiza, ariko hari ibintu bagiye bakabya. Ndibuka papa buri gihe cyo kubatirisha yatanga amafaranga menshi y'ituro rya leta, amaturo mambe ya kiliziya, kubera ko ntabwo ajyaga mu misa kenshi kuko ntabwo yabaga hari, yakoraga kure. Ubwo rero yajya gufatirisha bagasanga iminsi yagombaga kujya mu misa ntabwo yageze. Iminsi cyangwa se bagiye gutura agatanga amafaranga menshi cyane. Ngagomba kujya mu misa iminsi imeze gutya na gutya. Bati umukobwa wijyanye ise ntahabwa Ukaristiya, akamukopera amasakaramentu. Nese Ukaristiya niyo guhabwa abantu, cyangwa kaba ari umukobwa watwise n'isi uba watwise. Ndabyibuka rwose hari umusaza wacu, umukobwa we yaratwise mbere y'uko ashyingirwa. Umusaza bamukopera amasakaramentu, akasaba amakosa nayo umusaza cyangwa niwe mukobwa. Umusaza yaba muri Ukaristiya akirira ibintu nk'ibyo kwa. Ubwo rero reka tugiye no kuri FPR nayo yaraje igeze mu gihugu yoza ubwonko bw'abanyarwanda. Ibumvisha ko afite nk'aho yababwira ati abantu n'ibicucu, ibavanamo icyizere cyo kumva ko ibintu byabo ari byiza, byo bakoraga mbere y'icyenda na kane kari byiza. Iti amazu agomba kuba afite forume, iyi ni igisenge kimeze gutya, byita ngo iki, bya bisenge byanyu bisongwe hejuru bimeze ukuntu. Hagomba kuba hariho irangi risa ry'icyatsi n'ibindi kintu biki. Amazu umujyi ugomba kuba umeze gutya na gutya, forume imeze gutya na gutya. Ibindi ntabwo ari amajyambere mu Bisenyi. Umujyi ugomba kuba uteyemo imikindo runaka, hariho indabo z'ubwoko n'ubu. Ibindi ni ubuturage, ntabwo ari amajyambere. Abakobwa bagomba kuba basa gutya na gutya, makiyaje imeze gutya na gutya. Bagomba kuba rwose bitwaye gutya na gutya, ugenda gutya na gutya. Abahungu bagomba kuba baconze ubwanwa bumeze gutya na gutya, basana gutya na gutya. Utabikoze uri umuturage. Iyo ni viziyo, tugomba kujya muri viziyo imeze gutya na gutya.
bazana ibintu bimeze nko koza mu bwonko bw'abantu cyane cyane bw'urubyiruko, bitwaje bashaka kubasahura, ariko bitwaza uko abantu bamerewe, uko abantu basa, bashaka kubaza ubwonko kugira ngo babone uko babasahura. Noneho rero abantu nabo bumva ko rwose utakoze nk'ibya FPR uburi umuturage, cyangwa se wenda ubigiye nko mu cyaha, murakishyiraho icyaha runaka cyo kuba adakora ibya FPR ikora. Ndabyibuka hari igihe hari umusore wagiye kurongora, noneho rero njyewe niha kujya mu buri bya bintu bya kera, nkamubwira nti rero reka twumvikane, amafaranga ugiye gukoresha ukorera ibintu byanyu bishyashya ni menshi cyane, ashobora kukuviramo ubukwe bwiza, abantu ugakora ibintu byiza, abantu bakishima. Njye muri bya bintu bya logique cyane y'abanyarwanda ya kera, mbese yo gutekereza logique makwa. Ntabwo rero FPR ikintu yakoze ni ugutuma abantu badatekereza logique, batekereza nk'uko bikwiye, batekereza ibintu bimeze nka gisuka byo kwiyemera n'iki byose. Naragiye mukorera ubukwe, turicara rwose, dufata amakaramu turandika, twumvikanisha ko sare yagombaga kuyireka, agashaka ihema akaretera muri jaride we. Inzu yari yuzuye afite jaride nini cyane, akaretera muri jaride we. Ubwo rero wenda sinzi niba wenda amategeko ahari amategeko ahari umuntu atagomba gukora sete mu rugo we, ntabwo mbizi kuko nyuma ntabyo yakoze. Noneho ikindi umuhungu arabyandika, nabwo rero ni abantu bazava mu giturage, bazava mu giturage, dupanga ukuntu azabatekera, azateka ibintu byo tugura ibintu byo kubatekera, azava mu giturage byo guteka mu rugo, byo guteka muri sale, byo gutekera abageni. Turakarika dusanga ibivuye mu giturage ari byo bihendutse par raporo y'ibyo FPR ishyiraho. Twasanze bazagura akanyana mu cyaro, inka bakayibaga, abantu bazaba mu giturage bakaza bikoreye inyama. Turakarikira tujya mu mibare hatari rwose, dusanga inka niba yagomba kugura inka 150 ingahe, bakayibaga bakazana inyama. Ubwo urumva ko no mu giturage nyine bari gusigara wera, yakwisigara umukecuru mu giturage, yakwisigarana ibinono, yakwisigarana inka, bambe amahembe cyangwa se ikinono cyangwa se igihanga, nawe akagitekamo agasupu. Ubwo twabibaze, arabyandika, arabyemera, kuko twasanze rwose ko bashobora kuzana inyama akazitekera abashyitsi mu rugo. D'abord akazitekera bagiye muri komine, bamaze guca muri komine no gukwa, abantu akabagurira inyama twiguriye mu cyaro twizaniye. Dusanga nibyo bihendutse. Noneho rero kugaburira abantu, tushaka ko kuri izo nyama bakuraho izo bazakoresha muri fete, muri sale, ku buryo buri muntu wese yabona akanyama, nibura nka bimwe bya kera kwa nk'ibya kera batekaga inyama n'ibirayi, ugenda uhereza umuntu agafata akanyama n'ikirayi gusa, ariko ntibyabaga bihagije. Nibwo byabaga bihagije, ariko nibura umuntu yataga yari yifasha ikirayi wenda kinini, ugafata n'agafanta, ugafata n'inyama, kayamo mu gifajyagamo ikintu. Turabyandika, dukura fe, dushaka ukuntu imodoka zimwe tuzazireka, abafedeneri bakeye ibintu biki, bakarasodere ntibambara bya bintu byabo byose, turabirangiza tubishyiraho. Tumaze kubishyiraho ngaho rwose, dusanga ibintu twakora bisanzwe bitari ibya FPR, dusanga rwose nibyo bihendutse, kandi n'abantu bakishima. Kuko nababwiraga ibyo byose, iyo mico yanyu yo kugira ngo umukecuru ave mu cyaro aze mu bukwe bw'umuhungu we, noneho nagera i Kigali bumwirizeho kuva mu gitondo nta kintu mumugaburiye, bigeze nimugoroba, bigere nimugoroba mu bafete ngo bamuha agafanta ngo n'agashwanyuka, akamanyu ka keke ka gato gusa. Umukecuru nibigera nimugoroba mumupakira imodoka asubire mu cyaro. Nkavuga uwo ni umuco, wo kuzana umuntu, kubera ko iyo gato igura amafaranga nk'ay'inka, mfete igura amafaranga nk'ay'inka. Inka abantu bari burye inyama bagahaga, nubwo wahuta isupu, nubwo umukecuru yahuta agasupu, cyangwa se abaturanyi wawe akihutira agasupu rwose, nako kaba gahagije. Ushyiramo utuzi, wera ugashyiramo twinshi, ugashyiramo kadubure k'utuzi, abantu ukabagaburira.
ibyo rero ntabwo babikozwaga. ubwo rero ikintu cyabaye nuko nyuma yanze kunyohereza amafoto nza kubona ko nza kumenya ko yaje gukora we ibya FPR kugira ngo yaje kunca inyuma akora ibya FPR yanga no kunyereka amafoto kugira ngo ntazabona ko yakoreye muri sale, yakoresheje gato abantu batariye, abantu batanyweye, yabahaye ibintu bw'ufanta ntazi. Nuko byagenze ndavuga nti okay, FPR ubwo ko yabagenje agomba kugura gato nk'abandi bose, wenda atayiguze sinzi nabwe kase harya utaguze gato cyangwa se utaguze ukagura gato gatoya cyane, ntugure bya bindi bihambaye cyane ngo ribe amatara n'ibyo byose bigenda bimyasa. Ukagura agashampanye gahendutse, ukagura kuko gufungura gusa, ukagaburira abantu n'iki byose FPR bakugendaho ngo huye nta kibazo ngo nanga amahitamo y'umuntu. Okay, nese ko muhitamo ibintu byo gukora biriya bintu byose ngo bihambaye ngamahema henze ngo indabo, decoration y'indabo cyane za Nyiramongi ubwo umuteje imbere ku ndabo, ugateza abacuruza iyo myenda bakodesha ne ba FPR, izo nkoni, ubwo buryo ntabwo nzi niba bariye cyakora ngo menya rya bintu by'isirimu ngo twazo dupfunyitse. Ariko abantu umukecuru wo mu cyaro umuhaye akanyama ku gasahani cyangwa ubwo wamuhereza nta kibazo kuko na leta iranaza, umuhaye akanyama ukamuha rwose akarayi yananirwa kukamira ngo nuko ngo iyo bintu by'imico rero, ibintu by'imico yaje ya FPR tugomba kuzabica tugasubizaho umuco gakondo. Ntabwo n'umukecuru agomba kuva mu cyaro cyangwa umusaza ngaze mu bukwe ngo muri za Kigali n'iki byose ngataha inzara yamwishe yenda gupfa ngo aje muri za Kigali ngo yaje gusura, ngo yaje mu bukwe bw'umuhungu we. Ni n'agasuzuguro, ngiye mbafata nk'agasuzuguro vrema, agasuzuguro. Niko FPR rero yaje yoza ubwonko bw'abantu, ibumvisha ko rwose ibyo bakoraga byose ari ubuswa bitagezweho, ngo decoration uri kuvuga ngo fete tarimo decoration za ndabo za Nyiramongi nyine z'umweru n'iki byose ahantu hose zigize ngo ntibyashoboka. Abasore nka 50 n'abakobwa nka 50 bambaye utuntu nyine tumeze ukuntu ngo bakodesheje 1,200 niko yari makiya 500 ahantu menya imyenda y'abageni ari igera kuri miliyoni byo yonyine kandi gukodesha niba utanayiguze. Nabwe agase harya ubwo muguze imikenyero ntagarige bihendutse ngo waguseka kubera ko ngo ntago byashoboka, ngo ugomba kwambara imyenda yakodeshejwe isa yose isa ngo mwabuye gukodesha, ngo wayigura se ngo wabuyigura ngo kubera iki. Nuko rero FPR yoza nyine abantu muri ubwo buryo, yoza ubwonko ibemeza ko nta kintu bari cyo. Abanyarwanda bakaguha plan y'ibyo ugomba kubaka, babaha none bajya mu cyaro bababwira ko rwose amakoperative ariyo meza, ko guhinga bwa buntu ngo nkuko dusanga duhinga ngo ari ubuswa, ngo ntago bigezweho, ngo ntibyera. Babumvisha ukuri rwose ari ibintu bya Habyarimana ngo bagomba kubica, ngo ntago bagomba gukomeza guhinga nka Habyarimana, ko rwose Habyarimana yari umuntu mubi cyane, yari umugome, yari yabahaye guhinga nabi, yari yabahaye ngo ntago byera, ko bagomba guhinga ibigori bagahinga mu makoperative, bagahingira hamwe, bagasarurira hamwe, ngo niyo viziyo. Abaturage bati nibyo koko buriya kuko Habyarimana yari umuntu mubi, yakoze jenoside, niyo mpamvu buriya wenda banamwishe. Bati abaturage barabyemera, ariko sinzi niba babyemera cyangwa se niba ari bwabwo banavuze babatejemo. Ariko rero kuva babikora imyaka ikaba ibaye 26 kuba byemera, kuko iryo byose iyo batabyemera babona ari bibi cyane baba barabyipakuruye. Nuko abanyarwanda nyine iyo ububwiye atazana ngo wowe ngo urabeshya ngo nuko udahari. Ariko ntabwo byumvikana ukuntu abanyarwanda tumara imyaka 26 duyobowe kuriya tukikaroma tukaceceka. Muzabinsobanurire abanyarwandakazi munyumva, muzabinsobanurire ukuntu tumeze, niba tuvira imbere y'intama tufite dupfana n'intama, cyangwa se ibintu gitonda n'ibikira muri iyi si, ibintu gitonda n'ibikira ku buryo umuntu aza akakubeshya akagushuka wumva ukabyemera rwose. Umuntu wo mu Rwanda mukavugana
umuntu w'urubyiruko ngo reka ubwo se ngo waca hehe. hari abadamu bagiyeyo ngo bagiye mu Rwanda bavuye hano Burayi, hari Burayi yo twebwe nta kintu batubwiye, ujya ku kazi kuza nuko imisatsi nuko nyine nta kibazo, nta muntu guseka, nta muntu kureba, nta kibivuze. Urumva umudamu rero ngaragenda ajya kwa murumuna we Kigali, agezeyo urumva abavuye Burayi, iyo muragiye avuye Burayi muri Afrika amushyira udukado twiza ukamushyira nyine utuntu tugezweho. Urumva agezeyo murumuna we tujye gusura abantu nyine baritegura, noneho murumuna we uwo mudamu ati urangije umusa gutyo. Umugore uvuye Burayi ngo yasaga nabi imisatsi bwese ngurabikije ngo tujye muri salo. Twebwe rero kubera ko ari Burayi nta kiba bitubwiye cyane imisatsi, ugenda uko usa upfa kuba ufite agafaranga kawe wenda abagafite, cyangwa se utabuze by'urya wishyuruwaye nta kibazo rwose, nta bundi buzima bugize, ukumva nta kibazo. Ariko FPR yo mu Rwanda yamwumvishije ko utagomba kugenda utashakuje muri umudamu, rwose ni ibintu bibi cyane, baguseka waca hehe rwose ko umugore agomba kugenda ashokoje asa neza. Kino rero uvuye Burayi nta gahamamunwa, abantu ngo bagenda bavuga ngo uvuye Burayi, ngo uvuye Burayi, ngo umuntu uvuye Burayi ngo abantu bagomba guhurura bakaza kureba ko umuntu uvuye Burayi agenda asa. Niyo mpamvu ugomba kugenda washokoje neza cyane, ngo ibintu bishyushye cyane bya hatari. Umugore ngaramureba ati se ariko amafaranga afite yo mukuru ati ko nta mafaranga afite yo kwisokoresha, ngo ntaho tujya ntaho nkujyana yo, ngo ntaho nkugenda inyuma gusa gutyo. Ibintu bikaze cyane. Ubwo rero umukuru we yaranze aravuga ati ndagenda gutya cyangwa se ururere. Murumuna we ati ntaho tujya, ubwo nibyo urugendo bararusubika. Nuko rwose nuko FPR yoyeje ubwonko bw'abantu imwumvisha ko umugore atagomba gusohoka atagiye muri salo. Salo rero niba ari za FPR ntabwo mbizi nazo, ariko nkeka ko hari abantu nabo bagenda biteza imbere bagakora utuntu tw'udusaro, bari abakobwa bazi gusuka. Nibyo rwose nanjye hari umuntu ugeze kuntakira, ndamubwira se, arambwira ngo muhe amafaranga yo gutangiza akana. Ndabwira nti rero mfite ibihumbi 250 by'amanyarwanda. Ariko se arambwira yansuzuguye rwose, arambwira ngo ariko se ubwo bufaranga nibyo koko FPR yabakenesheje, yica amasoko, ibumvisha ko batagomba rwose ubuzima irabuhendesha kwatuma buhenda. Ariko rero 250 ubihaye umuntu kuri ngewe numva kandi hashize igihe, reka umuntu yabura ikintu abikoza koko, wabura ikintu biranguza n'ubwo waragura inyanya cyangwa se amashu ukaba ari uheraho. Ikibazo nuko FPR yabumvishije ko yabazamuye mu bwonko kwa, yarabwogeje irangije, ahubwo bumvisha ko isa nk'ituma buzamuka. Suko nabisobanura, ibashyira kuri nivo yo hejuru, iboza ubwonko, ariko bumvisha ko bagomba kubaho ku buryo bwo hejuru. Irabakenesha, ariko bumvisha ko bagomba kubaho ku buryo buhenze, ku buryo umuntu abaho yumva ko agomba kurya atavunitse cyane, ariko akarya neza. Kandi ubundi systeme y'ubuzima ukuntu bikoze, umuntu ukoze cyane arakira, niwe ukira rwose. Kugira ngo ukire na hano nani Burayi, kugira ngo ukire nuko ukura amasaha twita extra, amasaha y'ikirenga kuyo wagombye gukora, nibwo ugera ho gakira. Abantu b'abacuruzi babaho, iyo umuntu asoma ibitabo byabo y'abantu bagiye bakira bazamuka bakaba abantu rwose bakomeye cyane, umva ko bakubwira ko akora amasaha, yakoraga amasaha nibura 15 ku munsi, 15 ku munsi, cyane mu ntangiriro, mbere yuko agera kuri objectif ivuga ati noneho ngeze ahantu mbaye stable, nshobora kugabanya. Ntabwo ushobora gukira utakoze, ntabwo ushobora gukira wakoze amasaha nk'aya leta. Impamvu abantu bakorera leta ntabwo bajya bapfa gukira burya, kuko leta iguha amafaranga yo kurya gusa, yo gutunga, ariko ntashaka kugukiza.
nuko bimeze gukorera leta niko bimeze ariko nyine haragomba kuyikorera ariko niba unanayikoreye ushobora kuyikorera ariko aya masaha y'ikirenga ukayakorera ahandi hantu ntabwo byakubuza kubyuka ngo ucuruze ho gakeya ucuruza amata cyangwa se ucuruze imikati ya mu gitondo ngo nurangiza ujye ku kazi ntabwo byakubuza bisaba kubyuka saa 11 saa 10 za mu gitondo ugakora amasambusa cyangwa amandazi ukayakura ukayaha umwana akasiga yacuruza wowe warangiza ukajya ku kazi ukajya ku kazi saa 2 urumva wabukoze amasaha menshi urumva nuko bigenda ntabwo wakwitwaza rero ngo nta ngo ufite akazi ka leta ngo nta kindi nabasha gukora no aba Bill Gates ba Trump bagiye bakira ari uko bakoze amasaha menshi cyane n'abantu bazungu rwose iyo abakize aba yarakoze amasaha menshi cyane ubwo rero FPR yo ibumvisha ko bagomba gushaka igishoro kinini noneho bigatuma badakura cyane ntabwo bishoboka rero kandi iyo gishoro agira FPR yo irakibaha FPR yo igomba kubaguriza amafaranga muri banki bakaguha amafaranga miliyoni 50 ngo turagwa amafaranga rwose ngo hasigaye ngo wowe ngo ugende ngo uyashore cyangwa se ngo tuguhe n'akazi ngo nta kibazo ngo nta kibazo uzagira ngo urabo baye mu kirere n'ibikiri biki kandi barangiza ubwo bakaguha umwenda bakaguha akazi kaguhemba miliyoni 5 bakaguha umwenda wa miliyoni 200 bakaguguriza imodoka ya miliyoni FPR rero ikakoza ubwonko hari umuntu uzi rwose ngewe nzi neza uri mu Rwanda bamuhaye akazi kamuhemba niba ari miliyoni niba ari 2 niba ari 1 sinibuka barangije bamuguriza imodoka bamuguriza ibintu byose bishoboka banki bamuguriza barangije akazi ibyo bagomba kubakorera barabihagarika bamaze kubihagarika asigara muri ya myenda urumva iyo baguhagaritse ntabwo bajya kuguhemba ubwo kandi baguhaye miliyoni 100 zo kugumya kwishyura uzishyura yakuye ariko abanyarwandakazi twagiye batagiye gutekereza neza nubwo tuvuga ngo FPR ingradukandamiza ariko natwe mu mitwe yacu hari buro zidafunze ngiye mbona hari buro zidafunze ntabwo sinzi hari buro zafungutse niba zarafungutse muri 1994 wenda cyangwa muri jenoside cyangwa se na nyuma yaho kubera ibintu bagiye badukorera hari buro zigomba gufungwa kugira ngo u Rwanda abanyarwanda bongere bagarure agaciro hari buro zigomba kongera gufungwa abanyarwandakazi hari buro zigomba kongera gufungwa kubera ko kuguha akazi ntabwo utekereza iyo ugiye gufata umwenda muri banki baguhaye akazi ka leta kandi uzikari inkotanyi zikaguhaye ntabwo utekereza ko uvuga uti akazi nkamara imyaka 2 gusa bakanyirukana nzabigenza imyenda mfashe ko kandi kuba amenya imyenda yo kuzashyira imyaka 20 ntabwo ushaka kubitekereza yego hano Burayi ni kimwe hari igihe dufata imyenda kandi wenda ufite akazi utizeye neza ugasanga biragiza cyakora kiza cyane muri banki niba ari inzu bagurije nziyo baraza bakayisubirana cyangwa se imodoka bakayijyana ugasigara wishyura wenda bakakubarira agaciro yari iriho ugasigara wishyura make atari menshi cyane atari nkayo wayiguze ubwo rero abanyarwanda nabo tugomba gucana ku maso tukamenya ko nibyo gufata umwenda ingenda bivuga wenda na FPR nimara kuvaho kubera ko ntabwo bizatinda kuvaho iri hafi kuvaho ko yamaze gusenyuka nabwo abantu bajya batekereza neza mbere yo kwishora mu bintu bizagutangisha amafaranga ubuzima bwawe bwose nibyo FPR rero nibyo nashaka kuvuga ko abantu b'Abanyarwanda yabogeje ubwonko ariko nawe nge ntabwo ndimo nuva narimo mu yogeje ubwonko ntabwo ndimo rwose kuko ibintu kurangira ndabibona kandi ndabivumbura nkavuga ni wow Abanyarwanda wow ni gute twemera biriya bintu umukobwa rwose ubu bigeze aho umuntu umwe ajya mu karere agakubita akicaga yafata umuntu umwe akaragiza umudugudu wose inkoni atari n'imbura nibura umuntu wese ahuye n'abakubita abantu bakamureka akagenda ntibamufate kandi urumva banamufashe bashobora no kugifata bakagikindura bakagita hariya
ntibazice batavuga ngo nawe ngo bice cyangwa bakamuzirika nawe bakamushyira hariya cyakora wenda bagira ubwoba ko wenda nk'abapolisi bari buze kubarasa ariko n'ubwoba bw'ubusa kuko baramutse bihagazeho kabiri gatatu ntabwo bakongera kubibakorera. FPR yoza ubwonko bw'abanyarwanda kugeza ubwo bavuga bati kugeza ubwo ntabwo mbizi, ntabwo hari igihe mba naza kubyumva. Cyakora nanjye ndiyo hari igihe twigeze kujya mu ntuza ku kane kwa karindwi ya nyuma nabayeyo ni 96 oya 97 naho nari impari ni 96 kuko niho nyuma y'iminsi 3 nibwo bahise bica burugumesitiri wa Rushashi. Kigera hari rwose ndamwibuka bwa nyuma afite mikoro ebyiri byaje nibavugiragamo kugira ngo avuge ijambo arimo avanga ikivuga cyane ni ikihe ahuhamo kwa nibwo bwa nyuma yavuze hari ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi 1996 ku itariki ya 4 bahita bamwica. Ndabyibuka nanjye rero ko hakunda n'inzu kuririmba abakobwa bagiye kubyina babyinana nyine Inkotanyi kwa kundi bajyaga muri ibyo bitaramo nyine abakobwa bakabyina no ku ishuri noneho njye akaba yari ndimo babyinaga njye nari nyizi nayaga ncaho nyiririmba nisakuriza nyine ariko nayaga niririmbira mu kigo nkajya nisakuriza noneho rero abakobwa babumva indirimbo ndayizi bagiye kwibyina barambwira ngo ninzo ngo mbafashe kuyitera ndagenda bari bitoreza ahantu muri refectoire bitorezaga ko nta masari twari dufite noneho rero bagiye kubyina kuri centre nyine bagiye kubyina Inkotanyi bagiye iyo ndirimbo nawe bashaka kuyibyina baravuga ngo nze kuyitera ndanga ntabwo nashaka kubyinira Inkotanyi no ntabwo nashaka kubyinira Inkotanyi zibimenye nazo noneho rero Inkotanyi ndanga bantu maho ndanga tuvuga ntabwo njye kwitera njye ndigaragambije kuva kera rega narigaragambije icyo gihe cyakora noneho nanze ngiye kubona mbona haturutse umusirikare ku ruhande ntawe namubonye rwose babaga bihishe mu bantu ku buryo udashaka kubimenya wenda nagiye kubona mbona hari umuntu w'umusivile w'umugabo atambitse aragiye agiye kubona mbona mu kanya hahise haza undi ufite imbunda araza ati we manuka ujye kubitera iyo mbyino mba ko niyemeraga nigaragambije nahise manuka nisigiye nihuse ariko rero byasabye ko azari imbunda itazari imbunda ntabwo nari kugitera iyo mbyino ntayo nari gutera iyo mbyino ndagenza ntinyama isamaza tuzi kuyesa abana bo kwa Kazimiri nkunda yabe ya Rushashi nyiraho kuyuriye umunara umusaseredoti arayibaza urashaka iki nyiraho ukunda ashaka intebe yo kwicaraho n'igitabo cyo gusoma misa isamaza imbyino rero ndayitera nyine abakobwa barabyina ndangije ndongera ndazamuka sura nicaye nema mvuga nti hari igihe ngombwa ko iyo umuntu aragijwe imbunda nibyo koko ndabumva ariko ugomba kwihagararaho kuko iyo ntihagararaho bari kunsuzugura ikireka ariko ntabwo bansuzuguye nahise mbereka ko rwose nanjye ntapfa guhubuka ibyo mbonye byose iyo mutashyira imbere ntabwo nari gutera ya mbyino abari bahari ku Rushashi babimenye iyo mutashyiraho igitugu iyo mutashyiraho imbunda ntabwo nari gutera iyo mbyino ndabizi ko hari abanyumva babyinaga abakobwa babyinaga ndabizi ntabwo nari kuyitera burya nuko haza umusirikare ufite imbunda akahita amanura ku ngufu kandi nabwo nari ngiye kwanga habuzeho gato ni ukwihagararaho kuko aho bigeze birakabije kuko abantu bagenda bakubita umuntu bakica uko bishakiye bagasenya amazu uko bashaka byose impamvu mbereho no gusobaza abantu muri Barinyahe babwira ni komere cyane abantu bari mu Rwanda banshinja ngo mvuga ijambo ngo nsubiramo cyane ngo ni mukomere cyane ngo ari byari ijambo umuntu afite muri we utaziho ryaturutse udashobora no kureka kuvuga kuko ntabwo uzi igihe wari koreye
ntabwo uzi igihe byaziye ntumenye igihe rizira ibyanjye ngo nimukomere cyane niko abantu bambwiye abantu bari mu Rwanda ko bambwiye ngo nkunze kuvuga ngo mukomere cyane nibyo binzamo rwose kuko gukomera iyo ukomeye nta kintu utashobora iyo ukomeye akazi uragashobora iyo ukomeye nta muntu ushobora kukugenda uko yishakiye iyo ukomeye mu mutwe abanyarwanda nabo baramutse bakomeye mu mutwe ntacyo byabamarira impamvu ntacyo baba abantu rero nabo hari abantu badakomeye mu mutwe babwira ikintu bamubwira bati umaze gukina gutya uteye gukina gutya agasara bantutse banyinjiriye muri vie prive biki wow ubyo umenya ko mu mutwe wawe ntabwo hakomeye kuva bakubwiye akantu ku mubiri wawe wenda katana ariko ugahita uta umutwe ugahita usara mukanyiko yamvuze mukanyiko yanyise ibi n'iki mukanyiko ni ukuvuga ngo ntabwo ukomeye mu mutwe ikintu cyose cyaza cyagukubita ugacaho ntabwo gikomeye twebwe cyane no mu cyaro burya habaga ibintu byo guserereza abantu kuva ukivuka kuva uzamuka abantu bafite ikibazo n'abakorewe mu mijyi umuboyi yahoraga yigengesereye umwana agakura ameze nk'igi abanyarwanda benshi barazwe nk'amagi igi ry'ihora bigengesereye ngo ridashwanyuka waritwara ku gatebo ugatwaragaho witonze no kurishyira muri firigo ugashyiramo witonze ngo ritamenekeramo abanyarwanda rero bakuze nk'amagi mwamagi mwikarume kubera ko isi ahantu igeze bisaba gukomera aha kugira kino kitajegajega sino umuyaga uzaza guhuye sibyo baradutuka ndabashuje cyane banduka abanserereza abangita ibyo ari byo byose munyite no kunyica ntabwo mbitinya umutwe wawe muzaze mu bujyane nawe niba hari kimwe wakoza ariko mugabanye niba wumva ushaka kwibasira mu kanyiko rero kankubwira inama waba uri FPR waba uri inkutanyi waba uri iki byose niba wumva ushaka kwibasira mu kanyiko ubiza witeguye wumva ko ukomeye mu mutwe kubera ko niba unyibasiye ndakwihorera ntabwo ngira amahane cyane wenda mfitemo ka doze gakeya katari kenshi nabwo nta muntu ndakubita kuva nabaho nta muntu ndendereza wenda ngo ngusange muri zone yawe muri zone de confort yawe ngusagarire ngusangamo ngutuke wenda nko kuri Facebook yawe ngusangeyo ngutuke reka da nta muntu ngesangayo ngo ngusange kuri YouTube yawe wikoreye ikiganiro njye gutukiraho cyangwa se guserereza cyangwa se njye kuvuga nti wakoze ikiganiro kibi cyangwa se wakoze uri ikintu cyiza nta muntu ushobora gusanga we ntacyo akoze umubwire nti wenda uri mubi umeze gukira no ntabwo ushobora kubitangira ariko wabitangira ukanyagereza ukamfata ukaza ndakubwiza ukuri ko ujye witeguye ko ujye umenya ko ufite umutwe hakomeye niba udafite umutwe hakomeye karume twa deke nijye nyine ndavuga ko na FPR nayo ntabwo mu mutwe wari bakomeye ikintu bakanyishije n'imbunda FPR ikintu mwakanyishije n'imbunda ntabwo mu mutwe wanyu hakomeye mukize imbunda hasi babwije ukuri ko mwese ngahita mugwa muri koma njyewe nzi ko nakwifasha nk'inkotanyi 5,000 nazifasha kandi kubera ko twakuriye mu buzima busa nk'ubugoye imitwe yacu irakomera niyo mpamvu mvuga nti inkotanyi nazo wazambura imbunda igihugu twagitunganya mu minota 2 twagitunganyije abanyarwanda ni abantu bumvira cyane babwiye uti mujye gutemana barahita bafata imihoro babwiye uti mupfukame barapfukama babwiye uti mujye guhinga ibigori gusa barabihinga babwiye uti mujye gukora ubukwe bumeze gutyo barabukora babwiye uti mwambara ibi barabyambara babwiye uti mukore guki ni ukuvuga ngo hari ikintu mu mutwe w'abanyarwanda kitameze neza cyo kutiyizera kandi kubera ubuyobozi bubi ni ukubera dictature yagiye iranga abanyarwanda iza mu gihugu reka abanyarwandakazi ngane ku musozo
ntakora ikiganiro kirekire, hari igihe gikora, mujye mumbabarira cyane hari igihe ndondogora igihe iminota yagendeye ni ukunyihanganira. Reka ngere ku musozo mbabwira nti mukomere mu mitwe, mukomere. Ni ibintu ntabwo ari ibintu, ni ibintu umuntu ashobora gushakisha, ntabwo ari ibintu biragoye wenda, ariko birashoboka. Ni kwiga kwihagararaho, ukumva ko akantu kose kabaye atari ijuru ritaguye, akantu k'akabazo ntumve ko ijuru rikuguye ku mutwe, ntumve ko ubuzima buhagaze, ukumva ko niba urwaye igisebe ukahita wumva ko kizakira, kandi iyo ukizemo ko kizakira vuba gihita gikira, ariko iyo ukizemo ko kitazakira kikanakwica, ububabare buriyongera. Niba haje covid twumve ko izarangira, ukomere, nta n'ibihari, kandi wishyizemo ko izakwica, ishobora no kukwica, n'ibicurane byakwica ukagira ngo niyo kandi atariyo. Dukomere nibwo umuntu azabasha kwirwanaho neza, kuko abanzi, niba nabita abanzi, FPR cyane cyane FPR mu gihugu ifite intego yo kumara abanyarwanda, kubica, ikabamara, ikabakenesha, ahasigaye ikabera uko ishaka. Nimudakomera mu mitwe rero, ni inama mbagiriye, mudakomere mu mitwe niko uzabigenza, ariko nimukomera mu mitwe muzayitumura mu minota 2, kandi rwose ndabijeje ko muzabishobora. Nanjye natwe tuzabafasha uko dushoboye kose, tubatera inkunga uko dushoboye kose. Uwawuraye wenda dushoboye kumuha 10,000 ntiyabikora, ariko natwe ntabwo dufite ubushobozi bwinshi cyane bwo gufasha abanyarwanda rwose. Niyo mpamvu njya mbwira abantu hari umuntu gusaba akagira impuhwe, none ukamubwira uti rero dushaka kuba kwigaranzura FPR, noneho dufashirize muri rusange, kuko abantu bahinge, baborore, basubire mu kazi rwose, naho kuvuga ngo rwose. Hari uwo nabwiye ejo bundi rwose ndabasubiza cyane, mbabarire, ndamubwira se ninguha 1,000 uyu munsi ejo uzaga iki, ngo Imana ngiza gusa kinza byari ikindi. Reka mbasezera none mbifuriza amahoro y'Imana, mukomere cyane, Imana ibahe umugisha. Mwibuke subscribe, mwibuke like, mwibuke share, mwibuke utuntu twose, kandi ndabashimira abakoze subscribe rwose, mukamate bizu muri abantu beza cyane, kuko isheni irimo ikura buri munsi rwose, irakura rwose, ndabibona nkavuga ni wow, abantu banjye ni abantu beza. Mukomeze rero, niba utari wayikanda uyikande rwose, ukanda subscribe, dukure, tugomba gukura, nta guhagarara cyangwa ngo dusubire inyuma, kuko tugomba gutera imbere, tugatera imbere, biga byiza. Ni nabwo ubwonko bugenda bukora neza, kuko iyo umuntu atera imbere burya ubwonko bugenda burenovera, za serire ziba zaragiye zisinzira, izindi zigera gutera gutera, noneho serire z'ubwonko zikagenda zikura, nibwo agenda ibitekerezo byo gutekereza indi mishinga yo mu gihe kizaza. Imana ibahe umugisha, mbasezeyeho mbifuriza umugoroba mwiza, bayafite nimugoroba, amanywa meza afite ku manywa, igitondo kiza afite mu gitondo. Hayi mukomere.